ngewe ndakubaha sinzi impamvu rero wamugura imodoka ngiye ukanyihorera n'undi munsi uzongere gukina imikino muyimaze gukina ntabisanjije reka keza zo Rukunda kwiyamya n'undi munsi ukajya uvuga ubusa uvuga kuri mama uranyumva hasi niki ubabaye iki cyangwa wararwaye wagiye kwa muganga nimba warwaye kuko nagize ubwoba kubona uzamukurikurira kacya bakwirukanye ku kazi oya hasi ndumva ndemerewe cyane ndumva umutima wanjye wenda gushwanyuka ndumva mbabajwe cyane no kubona narabyawe n'umuntu ntashobora kumva ndumva ntazanabasha kumwakira Asi ubona wabaye ikigo telefone yawe kwa mu gitondo itariho kuze nari ndi muri studio kandi iyo ndi muri studio ndi kurikodinga phone nyikuru kugiye tanderanje ese usiga uhora muri studio ubwo mu by'ukuri ubona ibyo bintu bizagutunga umugabo ahora muri za studio ngo araririmba mu gihe abandi bari mu biro ka rwarugukira reka nagiye mu cyumba ndaza kurira mu kanya ukomeza rwarugukira yarwaye iki kandi ka warwaye iki no kuva ejo telefone yawe ntabwo yari iriho Mike yakomeje kubura mbwira byagenze gute Mike n'ubu ntaraboneka yakomeje kubura na mama yaraje mama wande mama utubyaranye na Keza nako na Mike ngo iki nse ntabwo yari yarapfuye ikindi kandi ngo Mike uwo nguwo nuwahe ka please mbabarira mbwire bimeze bite Jana wala ndumva ntewe ipfunwe no kongera kwitwa umwana wa Naomi sinatekerezaga ko yagaruka Chiri wivuga gutyo umubyeyi ahora ari umubyeyi niba yaje ugomba kubyakira ukanamwakira neza ubundi se ari he ko ntigeze mubona kari naje mbura unkingurira nsubirayo ntabwo aba hano nabonye aba ahantu heza cyane ariko ikindi mbona atari twibwiraje gushaka ahubwo hari ibindi byamuzanye ntazi none se ubundi uwo Mike uri kumbwira mupfana iki ni muntu ki byaje bite Noela ni Mike uzi murumuna wa James ni umwana wa mama what ka ibyo uri kumbwira ni ibiki none se mama wanyu yabahuriye hehe n'umuryango wa kwa James kurazi Tante Dorcas ni wabuze ibi bintu byanga bikunda hari icyo abizi ndagukeneye ndakwinginze ngwino mu rugo ni ikintu ushaka ko tuganira ego nona ngwino ndagukeneye cyane sawa merci shashiri hangana ndakwinginze hangana
nanjye ubu byancanze pe, byancanze vrema. Kumbe niyo mpamvu James kuva ejo yiriwe aguhamagara yakubuze. James yaguhamagaye? Yampamagaye nyine yakubuze kuri telefone yawe. Please ndakwinginze ahubwo muvugishe. Hello? Salut ma belle. Umeze neza? Yego. Chérie, ndashaka ko tubonana. Nanjye ndabishaka ariko ndumva nta mbaraga mfite zo kuva mu rugo. Oya nta kibazo. Je ndazakureba. Ariko please ntongere gukuraho telefone. Okay, ntacyo. Mama, chérie, ntihongere kurira. Please. Just remember that I love you. I love you too. ariko isi iratangaje kabisa. Ubu ndi kwibaza James ukuntu yitwaye muri ibi bibazo, ariko naza kumushaka dusangire hanyuma tuganire tu. Shabyo yahuritse kabisa. Gusa uriya mukobwa wawe yatahaba, niri kumutera icyuma mara nkayasohora, ubundi nkamuruhura amahoro dore ko atanorohewe. Ariko sundi Martin kutambwiye James muziranye hehe kuva ryari? Ngewe tuziranye twigana muri secondaire, ariko nza kugira gutya nigira kwiga hanze, aho ngarukiye nsanga umwana yaragafashe. Agafata byahe ko ari aho abayotse imiteje. Gusa nyine twariganye muri primaire turanaturana, ari inshyantsi iraho, abarimu bose birirwa bashyomuka ngo tujye twitonda nkawe. Hako ngiye nkabakebera nkabwira wapi ntabwo naba nk'iyi Babylone. Mwariganye wiviramo ibande, uvuze ko utakundaga ishuri kuva kera. None se iyo ndikunda wari gukuraho umuntu nkanjye? Kuko nanjye mba ndi Babylone mba nirwa nicaye mu biro by'abakire. Warakoze rwose. Ahubwo numva nshaka kubona kamwe. Ako se boss, ubundi uriya mukobwa umukunda iki kweli? Ibyuki byirirwa bikwikaraga imbere, wabuze umwana mwiza uhitamo? Ibyo ntibishoboka. Kama agomba kuba wanjye. N'ikimenyimenyi, dore mabukwe ahamagaye mukwe we. Mike, nagira ngo nkubwire ko kwanga kurya kwawe urimo guhemukira umubiri wawe rwose. Nta muntu wundi urimo guhima. You have to know this is your home. Ni iwanyu utuze rwose, witekereze ibintu biri hanze y'urugo. Hano ntago ari iwacu, kuko ahangaha mbayeho nk'imbohe. Nimumbwire icyo mushaka ko mbakorera nkibakorera ubundi ngende nsubire iwacu. Humura, you just have to chill and be a good boy. Hanyuma twagukorera ibyo tugukorera ukanezerwa. Ariko ubundi gute mushaka ko mfasha mukaba mudashaka ko mvugisha n'inshuti zanjye? Oh, so I get you now. Let's make a deal. Nzajya nkuha telefone uvugisha wa mushuti wawe, sibyo? Ariko nkazajya mvugisha na grand frère wanjye. Oh, come on. Nakwemereye umushuti wenyine. Ikindi n'uwo mushuti mugomba kuvugana, akaba ari ibanga umubwira akabimenya ko ari ikintu kibanga ku buryo atagishobora kujya n'undi muntu abibwira. Sibyo? It's okay, ntaribi. Hanyuma ibyo numara kubishobora, nzaguha telefone rwose wigenge. Uri kwa mudamu mwabana ukuntu yagufataga nabi. Uburo twa icyo turimo gukora no kubigira ibanga, twanza twashaka ibyangombwa ku buryo witwa wacu na wa mudamu ashatse kwigarura atashobora kubona kugira ngo yongera guhotere. Sibyo?
hanyuma uhumure nta muntu uzongera kugira nabi sibyo hanyuma wiyigire ugende hanze usoze amashuri yawe uzagaruke warabaye umuntu w'umugabo ku buryo nta n'umuntu azongera kugira nabi kandi aya ni amahirwe umuntu abona rimwe nyine mu buzima sibyo Tracy aryamye neza ngo umeze neza good Mama Tracy buri rero njye ku kazi bamamagaye byihutirwa barantunguye ntabwo ndekuruka kuryayo ariko ntabwo ndi bumare umwanya muri ndahita ngaruka rero mwisanzure mwinjwe n'inzara sibyo ibintu byose mwabibonye hano hose mwahabonye nta kimwe nabakinzi nta kibazo ubwo turaza kuganira n'ugaruka nta kibazo turaganira Tracy bye tenze kumeze neza sibyo samwe bw'umunsi mwiza sawa kazi Oh yeah, Tracy uzi ko nshaka kuza kujyana muri salo bakakora neza imisatsi yawe kandi ikamera neza kuko za defirize utayera Yes, Dad. Ndi kumwe na mama. My daughter. Mama we yigize ikirantu ukajya wumva ibintu byose akubwira. We mbwira ahantu muri ingenzi mbafate. Kongohereza uvugane na mama. Yes, Papa Tracy. Ese sora. Neza uranze bigize ndakoreka. None ufashe umwanya wanjye natangiye kugenda mu burara. Mumbwira ahantu muri ndashaka zimbafate. Humura ntabwo uzongera no kutubona. Ariko Papa Tracy, hari ikintu ushaka kukwibutsa. Wowe ni wigumanye n'izo ndaya zawe, nzareba aho zizakugeza. Uzaregreta mu buzima bwawe. Icyo nkwibutsa ni kimwe. Wibuke ko buri mutungo wose tusangiye mufite mu ruhare. Ngira warabyibakiwe. Ushobora gufata indaya zawe zose ukazuzuza muri apartment yacu. Nta soni. Nta soni. Ariko icyo nkubwiye ni kimwe. Imwe nayisohoye. Ariko iya kabiri azayigwamo. Ariko ibyo bigamo byose urimo uravugira urande rw'umwana wanjye kweli. Wagiye wibuba ukamenya ibyo uvuga n'igihe ugomba kubivugira. Okay, Mama Tracy reko ndakwinginze. Garuka mu rugo tuganire neza nk'abantu bakuru, sibyo? Wituma umwana wacu abinzezerereze. Stop, ntabwo Tracy akwiye kubinzerereza at this point. Ngo abiki? Humura ntabwo umwana wacu azabinzerereza nkawe. Umwana wanjye nzamurera neza ari kumwe na mama we. Mwana abinzerereze. Menye ibyawe n'izo ndaya zawe. Nzarebe iherezo ryawe. Nta soni. Ariko ikindi kintu ngiye kukwibutsa cya kabiri. Umenye ko mu byo ukora byose nta divorce nzikira nguha. Okay. Ndakwinyize Mama Tracy reka basi tuganire stop play. Uyu mukobwa ni urukundo rumwemeza vuba cyangwa n'ibindi. Ariko mana nk'ubu kankorera imitima y'abari abakobwa ukayigurana. Gwema natanga icyacu mu gitubutse. Ariko se ko mukabana wa mibyo. Nta cyoroshye.
kera ndagiye rero sibyo usigare ku rugo umukobwa w'umutima ihangana amajoro yawe yareka jya utaha kare sinzasanga inzu yaramezemo ibyatsi sibyo sheri bayi mbabarire naraye nkubwiye nabi ariko nanjye ntabwo ari njye ni umunaniro urabizi ndagukunda cyane rero musigare amahoro mungeze kuri tasi si ubundi ntabwo turi kugeza ku kibuga oya nta mpamvu ndijyana nyamusigara ahubwo ugenda ureba ibiryo umukozi yateguriye umugabo wanjye ubimuheshere urye neza sibyo Sabana cyose. ntabwo nzatinda kera ningerayo tuzajya tuguhamagara Veuillez rappeler ultérieurement. The telephone number you dialed is not a... Composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. The telephone number you dialed is not available. Please try again later. Miki urashaka ki nta mafaranga nakohereje ariko se sheri kuvuga nabi byagenze bite nagira ngo mubaze niba mboneye mu komisiyoneri unshakira inzu umva Miki nifite ibibazo na business yanjye nifite ibibazo n'urugo rwanjye ndeka mbanze mpangane n'ibyo ngibyo birahagije ibindi nakoze icyo nari nshoboye irwarize uranyumva neza ariko mugabo wajya ureka ibintu nk'ibyo kweri ubu se aya mafaranga urabona yatuma amara ukwezi muri hoteli nkanabonamo inzu hanyuma n'ibyo birenganyiriza ibyo ngibyo uzabirenganyiriza ababyeyi bawe batakujyanye mu ishuri rifatira ngo umenye imibare ubashe gucunga neza ibyo ufite right ntuzongere kumpamagara uzategereze ngiye nzakwihamagarira what tara this Papa Tracy naragowe kabisa Mama Tracy ubu ntabwo ushobora kugaruka mu rugo rwawe koko ubu ntushobora kugaruka mu rugo umuntu w'umugore nkawe aratinyuka agata urugo akigira akararura n'umwana ntabwo wagaruka mu rugo ubu nk'ubu watashye mu rugo ku Mama Tracy harongoye ba data twebwe ni ugupfunyikirwa banza bansubiza inyuma ntabanyirongoye tesha umutwe gusa ubu ntushobora gutaha mu rugo rwawe koko Trust me. ntabwo winjira mu nzu Ntabwo ninjira umva. Shaka ko tuvugana. Shaka ko tuvugana neza kandi turi hano ntabwo twashaka kuvugana. Just trust me. Please. Shaka tugenda ahantu tujyane turi neza. Tuvugane neza. Binkundire. okay
Alo? Yego ni njyewe. Ndabona James aje kumutwara ntabwo nzi ahantu bagiye. Kuva kame yagera hano ejo yari atarabyuka kandi na wa anti wabo yaje kubareba. Sawa sawa ndaza kukubwira. kuva ryo rutanga raporo ya kame ibyo akora. Nawo kwiringira nizerende ko n'umuvandimwe wawe aguhinduka ninde waha umutima ninde wabitsibanga amahirwe aduhunga ibyago nabyo bidusanga winyuriye ubusamo utabisikana n'umugisha wawe kunyurwa kubaha no kubana ni ko gaciro k'umuntu wahora umutima intekerezo uhindura icyerekezo